inama y'umunsi. Hariho umukobwa umwe wikoraga umwuga w'uburaya, aza guhura n'umusore barakundana. Umusore amusaba ko yava mu mwuga w'uburaya. Umukobwa ntiyatinze kumwumva kuko nawe yamukundaga. Kubera yuko uwo mukobwa yari yabiteganyirije, yihanganye ukwezi kwa mbere koko akuvamo, n'ukwa kabiri akuvamo, ukwa gatatu akuvamo. Abakobwa muzi ibyo ndi kuvuga. Ariko agejeje mu kwezi kwa kane asanga nta padi afite zamushiranye. Izo padi abona ko yazikuraga muri wa mwuga we. Arangije ahamagara sheri we, aramubwira ati sheri wanjye ko mfite ikibazo kinkomereye, nkaba nagiye mu kwezi, uramfasha iki? Ese uranyemurira iki kibazo? Umusore aricara apfunda umutwe hirya no hino, abura igisubizo. Agerageza no kuguza inshuti ze, zanga kumuguriza, ikibazo nticyakemuka. Umukobwa arangije aramubwira ati dore cya kintu cyatumaga nk'uri umwuga w'uburaya ni iki ngiki, kubera yuko nanze kubaho mfite uwo nsaba. Kandi si byiza yuko buri muntu wese abona ikibazo ufite. Ubwira ati iki nicyo cyatumaga nk'uri umwuga w'uburaya, kubera yuko nabonaga nawe umuntu wo gutakira mfite, none nawe nari mbonye ntubashije kunyemurira ikibazo cyanjye. Ese ndabaho? Umusore akimara kubyumva, byaje kurangira yiyahuye kandi agize n'agahinda, bitewe n'uko ananiwe kuba yasipendinga padi zonyine. Yibaza niba azabasha kuba yasipendinga igihe azamara ari kumwe nawe, niba azamumenyera ibyo kurya. Arabyibaza, abiburira igisubizo. Gusa nyine si ndavuga byinshi cyane kuri iyi nkuru, kubera yuko umukobwa ajya kuyimbwira yaravuze ngo byaje kurangira koko nsubiye mu mwuga w'uburaya, ariko nyuma ngira agahinda kuko uwo nari narakunze, nari narihebeye, agiye kubera ngiye. Rero si byiza ko umuntu wese abaho ubizi, kandi tekereza kabiri. Uwo usaba hari igihe ari we wifuza kukurimbura. Mwari muri kubana